kuba naryama ndimo guhandlinga n'ikintu niremeye aka aya man mu maso nibareba barabonamo umunaniro urumva man kuba naryama ndimo guhandlinga n'ikintu niremeye aka aya man uzi kugeraho umuntu mwambarana imyenda uzi kugeraho umuntu urumva aba nk'igitaramo muri arena rukisa twamenye atazi kwambara nk'abakobwa niba banabizi kureba nge ntabwo ndimo kwikina urumva bagende barebe interview ze zitangira yambaraga nk'abajama cyangwa imyenda nge naje nambaye tukayihinduranya urumva ubu kugeza kano kanya hari inkweto ziwe ziri mu rugo azaza zifate nanjye ikote ryanjye afite urumva ntabyo ari koherereza yes ari ubwo ari irye se ibi bintu IG ndayisiba kabi yisibe turebe urumva bro ibyo waranambwiye ngo muzane kuri TV Tycoon niba mbeshya Imana si wari wanumiye ngiye nyine Tycoon abajene benshi muri uru Rwanda kuntu bagira amashyari ariko ubona umwana arimo kugrindinga kuriya urumva yakishimira kumwicaza kuri televiziyo TV10 wapi nge naramuzanye uzanareba ikiganiro cyahise kimurira kuri we nge nari naje kuvuga kuri no sense zanjye wambwiye urumva birangira tuvuze kuri content z'urukundo kugeza kano kanya why not kano kanya ntabwo ndimo kubwira umukobwa ndimo kubwira umutindi umuvura ijisho ejo akari gukanurira kano kanya uyu mukobwa ibintu nkoze namwe mubirebe riri zantwaye umwanya riri zirenga 50 buri riri yantwaraga 5 cyangwa 3 ntabwo yagiye muri myinshi ayo ni make na veni zagezemo ariko zose yazisibye si ibyo gusa na video yose nagaragayemo ya collaboration yabisibye na video nanyuzemo bitunguranye nayo yayisibye why not mutakumva umuntu ndamusaba ngo niba arebye ino rira muze kwidownloadinga muyimuhe uko ngewe yamborotse mumubwira ati ibintu wakoze sinyanga mugayo mwabakobwa mwe mwese niba muzumva ko umuhungu wakweretse kagufitiye muwe yakweretse urukundo wamufata nk'ikigo ukamwijyaho muri mwirangira power bogari bizaza